mbibutse ko hano muri ntara dufite Eglise Mère ari yagiye yibaruka amatorero atandukanye. Ubwo natwe rero muri aya mateka dukomoka kuri Eglise Mère, twarabizera basengera hariya ahagana mu 1989 nibwo hatangiye kuvuka umutwe w'ishuri ku isabato, bigizwemo uruhare cyane n'abantu bavaga gutera muri kaminuza. Icyo gihe nanjye niyo narindi n'abandi bari bafite influence yo kujya muri Kongo, bavuga bati tugomba gushyiraho umutwe bakoresha ururimi rw'Igifaransa. Icyo gihe bari bafite umutwe utangira kugira imbaraga, basengeraga hafi y'inzu yahoze ari mukuru w'intara. Aho iruhande kubera ko mu gihe cy'igihe cy'isabato izuba ryabakubitaga nk'uku bakora umushinga wo kubaka hangari baje basengeramo. Bakoresha imbaraga bashaka ibyuma by'amatibe barabishinga, ariko bamaze kubishinga bari hafi gusakara baza kugira ingorane mu ijoro rimwe, ibisambo biraza bya bindi byose barabyikorera. Ubwo umushinga uba nk'uhagaze, ariko ntibacika intege barakomeza. Gafishi Sami ari mu batangiye. Hari umukobwa nazibagirwa pastor Bakare, nawe yagize uruhare cyane muri icyo gihe. Nihuse twaje kugira amahirwe, Fridi yari ikiri Musanze, baza kugura hariya hahoze icumbi ry'amashuri yacu. Bakihagura arakumba gatoya kari karimo baragatiza kugira ngo iyo groupe ikoresha ibintu by'Igifaransa igisengeramo. Basengeramo, nibuka rwose Jive yazamukaga n'akanyunda agenda akora intebe afite umuhati mwinshi, n'abandi bamufashaga. Riba nkaho yiyubatse, wabonaga ari itsinda rwose rifite imbaraga. Icyo gihe bari bamaze kugura hariya nibwo nari amashuri ya gase yarimo yubakwa. Gase imaze kuzura, hari harimo sale nziza rwose, n'ubu niyo abanyeshuri bakoresha. Pastor Rudatinya wari perezida wa Fridi aravuga ati iriya sale mwaba muyikoresha. Icyo gihe turishima kumva ko tubonye igisubizo, hari ahantu hasha heza, harimo n'intebe nziza za VIP. Turagenda tujyamo rwose, itorero rigira imbaraga, birakora, ariko rikora n'ubundi ari intego. Twarayuzuraga, ariko bamaze kudukura aho ngaho turatatana, bamwe baje basengera iwabo, abandi baje hirya no hino. Bake basigaye ntabwo wuzuraga icyumba cy'ishuri, kandi ari amashuri ya gase umuntu akubyumba ari bitoya, bajagamo bakicara kuri za ntebe ntibakwigwemo. Urumva ko yari crise ikomeye icyo gihe. Ubwo habaho kwihangana no gusenga, ariko Imana iza gukora ibitangaza. Nibwo iyi parcelle turimo yaje kugurwa, igurwa harimo n'iyi sale ubona hano bavuguruye. Icyo gihe bamaze kuhagura, noneho baravuga bati igisubizo kirabonetse, wa mutwe w'abasenga Igifaransa mugende mwe musengera hariya. Dushima Imana kuko tugeze hano twahaje turi bake, ariko abantu bagenda baza kuko aho gusengera hari habonetse. Hari muri 2011 2012 mu kwezi kwa 11 nibwo baduhangiye ibitorero. Baduhangira twarabizera 150. Noneho twari dufite n'amakorali 3 twimukanye. Nyuma yo guhangirwa rero twakomeje kugenda dukora gahunda z'itorero. Uyu munsi abizera tubarirwa turi hafi 180. Nubwo hari abagiye bimuka, ariko hari abandi bagiye baza. Tukaba dushima Imana uburyo yaguye umurimo muri itorero, ngira ngo nk'ibitangaza Imana igenda dukorera muri kiriya gihe cya Covid. Imana yakoze ibitangaza, mwabonye ko itorero ntabwo ryigeze rira musigereranya. Dushimira Imana cyane.
ariko kubw'ibitangaza by'Imana muri uyu mwaka ushize kugira amahirwe cyangwa cyo kubaka turakibona. Muri makeya mu byadutindije ntabwo ari uko abizera ari ibigwari, ahubwo nizo nzitizi zo kubona icyangombwa cyo kubaka. Aho kibonekeye rero nta gihe kinini gishize, ariyo mpamvu abizera bavuze bati n'ubundi dukusanya imbaraga. Ariko tugashima cyane intara ya Gisenyi ntabwo yadutereranye, tugashima by'umwihariko ubuyobozi bwa Miliyoni kuko fundraising ya mbere yakozwe ubw'iyi nyubako yayobowe n'umuyobozi wa Miliyoni intara yateranye hano kuri Gisenyi. Kuri uyu munsi wa none rero tariki ya 15 Imana ikaba yifuje ko inzu yayo itangira. Reka dusabe Imana kugira ngo nyuma y'amateka ibiri imbere ntabwo tubizi, ariko byo irabizi. Intumwa Paulo yaravuze iti icyo nzi ko yatangiye umurimo ariyo izawurangiza. Reka dusabe Imana kugira ngo inyubako igiye gutangira tuyishyire mu biganza by'Imana, ariyo iyitangira kandi ari izayirangiza mu izina rya Yesu. Nimureke dushime uyu musaza Ancien Esri utubwiye amateka. Nizere ko mwese mumaze kuyafata mu mutwe. Umwanya mwiza tugiye kwakira umuyobozi wacu, perezida wa field yacu, kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Reka tumwakire. Turamwakira mu izina rya Yesu. Imana imumugisha. Amen. Ari pastor. Maranatha. Mwami Yesu naze. Reka dushimire Imana uyu mwanya ukomeye cyane mu mateka y'itorero rya Gates of Hope. Uyu munsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere, ibuye fatizo ry'inzu izitirirwa izina ry'Uwiteka abana b'Imana bo mu itorero rya Gates of Hope rigiye gushyirwaho. Imana ihabwe icyubahiro. Iby'umwami Kuro, Uwiteka bivuga imyaka irenga 100 mbere yuko uwo Kuro avuka. Uwiteka avuga ko uwo Kuro ari we uzatanga itegeko ryo kubaka inzu y'Uwiteka. Mutekereze imyaka 100 Imana yarateguye ibizakorwa. Gates of Hope ntabwo imaze imyaka 100, ariko iyo imaze irahagije. Reka rero mbonereho gushimira abayobozi b'iri torero, nshimira abizera b'iri torero, kuko nimwe mugiye gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Aha hantu hateraga abantu confusion, bibaza niba ari salle polyvalente, bibaza niba ari urusengero. Imana ishimwe ko urusengero rugiye kuboneka na salle polyvalente igasobanuka, ntimugende mubisikana n'ibindi byiza ariko bidahuye na gahunda yo kuramya. Imana rero ihabwe icyubahiro, kandi iyi nyubako igiye gutangirwa uyu munsi Uwiteka aba ari we uzayiyubakira ikoresheje nje nawe
n'abandi bose izashyiramo uwo mutima. Nari maze kubabwira iby'uwo mwami Kuro, Imana yateganije yuko ari we uzatanga itegeko ryo kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezra mu gice cya 3, ubwo ndagira ngo twihutire ku magambo arebana n'uyu munsi bw'umwanya muto dufite. Mu gice cya 3 duhere ku murongo wa 8, aho bari bagiye gushinga imfatiro z'urusengero. Nuko mu mwaka wa 2 uhereye aho bagereye ku nzu y'Imana i Yerusalemu, mu kwezi kwa 2 niho Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yeshuwa mwene Yosakadi batangiye gukora, bafatanije n'abandi batambyi n'abalewi bene wabo. Abavuye mu bunyage bakaza i Yerusalemu bose bahagurutswa no gukora kugira ngo bubakire izina ry'Uwiteka inzu. Nuko mwumve itegeko batanze, bategeka abalewi bamaze imyaka 20 n'abayishagije ngo bahagarikire umurimo w'inzu y'Uwiteka. Muri iri torero rya Gates of Hope harimo benshi bujuje izi kondisiyo, imyaka 20 no kuzamura. Ariko kuri twebwe ntabwo tuzaheraho gusa, ahubwo n'umwana w'imyaka 4 nawe azagira uruhare muri iyi nzu tugiye kubakira izina ry'Uwiteka. Nuko iryo tegeko rimaze gushyirwaho ku murongo wa 9, ngo maze Yeshuwa ahagurukana n'abahungu be na bene se Kadimiyeli n'abahungu be bene Yuda na bene Henadadi n'abahungu babo b'Abalewi, Imana ngo uwo mwuka w'Imana azagenderera kugira ngo agire icyo akora kuri iyi nzu igiye gutangizwa uyu munsi, ye kuzaninira, ahubwo azamwitabe, haba mu masengesho uzasabira iyi nyubako, haba mu nama uzatanga inama zatuma iyi nyubako ibasha kujya mbere, haba mu mbaraga uzakoresha imbaraga z'amaboko kugira ngo iyi nzu ye kuzadindira, ndetse no ku butunzi Imana yaduhaye tuzabutange, kuko ibuduhera no gukora umurimo wayo. Ngo maze abantu bose barangurura amajwi arenga igiye kubakira izina ry'Uwiteka. Imana rero ikomeze kuyobora izi gahunda zose, kandi aba ariyo izasoza uyu murimo wo kubakira izina ryayo inzu, maze abana bayo bajye babona aho bateranira. Nibyo nsaba mu izina rya Yesu, amen. Mutazai
twongeye kubaha ikaze abakunzi ba North West Rwanda Field Adventist TV. Tubashimiye ko mukomeje kuba natwe, dushimira cyane abamaze gukora subscribe kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mutubona ahangaha turi kuri Gate of Hope, turi kumwe n'umuyobozi wa North West Rwanda Field umaze gushyira nibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa urusengero rwa Gate of Hope. Rero bwana muyobozi, ese kikorwa mu cyakiriye mute? Iki gikorwa ni igikorwa giteye umunezero kubona itorero rishyira hamwe ubushobozi bwabo, abizera bakitanga bakavuga bati tugomba kubakira izina ry'Uwiteka inzu kugira ngo natwe tujye tubona ahantu dusengera Imana hameze neza. Ni igikorwa giteye umunezero cyanezeza uwo ari we wese. Ku giti cyanjye rero biranejeje cyane kuko ni kimwe mu bigize iterambere ry'itorero. Hashize ibyumweru bibiri dutashye urundi rusengero rwa Rurembo, narwo ni urusengero runini rwiza cyane. None nyuma y'ibyumweru bibiri tugiye no gutangira indi nyubako y'urusengero mbonye ruhenze cyane, ndetse urusengero rwiza nabonye ruzaba rugeretse rwa Gate of Hope. Abantu bari bamaze igihe kinini basengera muri salle, twayita salle polyvalente, mwari mwarabatije. Hari benshi bagiraga n'urujijo bakavuga ati ese kuki abadivantiste bavanga salle bakahasengera, kugira ngo abo bantu bamara impungenge unababwire impamvu ya byose. Murakoze cyane. Mpereye ku cyo wabanje kuvuga kijyanye no gufungura inteko ya Rurembo y'itorero rya Mbuga Ngari, tukaba nyuma y'ibyumweru bibiri tugiye gutangira inyubako y'urusengero rw'itorero rya Gates of Hope. Ni ibintu navuga yuko binejeje kandi bigaragaza umuhati n'ishyaka abizera bafite muri iki gihe. Icyo rero ubajije utese urujijo kubona aho itorero rya Gates of Hope risengera, haberamo kwakira ubukwe ndetse n'indi mihango itandukanye, ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko iriya nyubako Gates of Hope isengeramo ntabwo ari urusengero. Ntabwo ari urusengero, ahubwo ni inzu mberabyombi. Inzu mberabyombi Field yabaye itije abizera kugira ngo babone aho gusengera, babone aho gutegurira ibikorwa byabo birimo nk'ibi dutangiye uyu munsi byo gushyira ibuye ry'ifatizo kuri iyi nyubako y'urusengero rwabo. Noneho itorero rimaze kugura aha hantu basengera, riba rihabatije kugira ngo babone umwanya wo kwisuganya. Icyo rero navuga, ntabwo aho basengera ubu ngubu ari urusengero, ahubwo ni inzu mberabyombi ishobora gusengerwamo, ishobora gukorerwamo imihango y'ubukwe, ndavuga za reception. Ni inzu ishobora gukorerwamo kwakira nk'abantu bashyinguye bakaza kuhasezerera abantu no gushimira abantu. Urwo rujijo rero ruvemo. Ntabwo itorero rya Adventist umunsi wa karindwi rivanga ibikorwa ngo urusengero rukoreshwe n'ibindi. Urusengero ni urusengero, n'inzu mberabyombi ni inzu mberabyombi. Ikinejeje rero ni uko bagiye kwiyubakira noneho urusengero ruzakorerwamo imihango y'itorero, noneho iriya sare nayo igakomeza gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Murakoze. Nyuma y'igihe kirekire Gate of Hope basengera mu nyubako batijwe, mugiye gutangira urusengero rushya. Nibyo, kuri iyi tariki Imana yadufashije habayeho gushyiraho iyo ryambere ry'ifatizo kugira ngo dutangire inyubako y'urusengero rwa Gate of Hope. Mbere na mbere
ntabwo umusaza twibwiye, ariko ni umusaza ufite ubunararibonye ndetse n'igihe kirekire mu itorero ry'abandi. Ni nawe watangije, ari mu batangije itorero rya francophonie hano muri uyu mujyi. Afite amateka rero manini cyane, agiye kuduhera mu ncamake cyane atubwire uburyo iri torero ryashinzwe naho rigeze kugeza ubu. Bagiye gutangira inyubako ihenze cyane ifite agaciro ka miliyoni 300 kuzamura. Ese iki gikorwa ko kitoroshye muyobozi wizeye iki? Murakoze, muravuze ngo sinabibwiye, ariko ubundi nitwa Kuzimana Esri, nkaba umwe mu bakuru b'amatorero bagize itorero rya Gate of Hope. Imana yaje gukora ibitangaza. Iyi pariseri mureba hano iza kugurwa. Uyu munsi rero twagize amahirwe tukaba tugiye gutangira inyubako. Turasaba abadukurikira hafi no hirya no hino ku isi ko icyambere tubasaba ni inkunga y'amasengesho, kuko umurimo ntabwo ari umwana w'umuntu ugufite nyirawo, ariko noneho n'inkunga mu bikorwa nayo turayikeneye. Reka dusabe Imana kugira ngo umuntu wese uzagira icyo akora kuri inyubako, Imana izamwongerera imigisha mu izina rya Yesu. Bwana muyobozi rero Hakuzimana Esri ni umwe mu bakuru b'itorero hano kuri Gate of Hope, turabashimiye. Murakoze namwe, kandi natwe Imana ibakomeze mu murimo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Nk'uko mutubona turi kuri Gate of Hope, ahagiye gutangira inyubako. Turi kumwe na engineer uzaba uhagarariye iyi nyubako y'urusengero rwa Gate of Hope. Agiye kudusobanurira muri make, murabona kuri background uburyo inyubako izaba imeze hasi kugera hejuru, ndetse agenda arabanza twibwira. Ariko murakoze cyane, nitwa Ntagazwe Emmanuel. Nkuko mubivuze, ni ngewe uzaba uhagarariye inyubako ya Gate of Hope, kandi ni urusengero rwiza nkuko mubibona hano ku gishushanyo. Urusengero ruzaba, ndatekereza ko ruzaba rwa mbere muri Fridi y'amajyaruguru y'Iburengerazuba dukurikije insengero zihari, kuko ni urusengero rwateguranwe ubuhanga nkuko mubibona ku bishushanyo. Murabibona amavi ahari, amashusho yarwo, ndetse urebye hirya hari viampura ni ukuvuga ngo ni uko ruzaba ruteye muri fondasiyo yarwo, uko tuzaruhagurutsa rumeze. Warureba rero ukareba mu mashusho usanga ari urusengero ruboneye kandi rwiza. Twashishikariza buri muntu wese ubwiza bwarwo nuko arubona nuko ruteye. Ndumva ahari mu ncamake ari uko nguko naba ndusobanuye. Mu by'ukuri engineer, uko tubona uru rusengero, turabona urusengero ruzatwara akayabo k'amafaranga menshi cyane. Ese mwateganyije ko ruzatwara akayabo k'amafaranga? Ni ikibazo cyiza. Nk'uko bisanzwe bigenda, ibyiza birahenda. Uru rusengero kuri devihari ni miliyoni 386 zirengaho amafaranga makeya, kubera ibizaba birukoze, bizaba birwubatse. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitari lokali byinshi, bizaba byemporutwa. Yego nto tuzajya hirya y'igihugu, ariko bizaba byemporutwa bitari muri aka karere ka Rubavu. Niyo mpamvu rero urusengero ruhenze cyane nkuko mubibona, kandi namwe amaso arabaha mukurikije ibishushanyo mbonera by'uru rusengero. Mu by'ukuri uru rusengero ruzaba ruhenze kuko hejuru y'amafaranga miliyoni 300 nazirenga. Mu by'ukuri ni uruhare rwanjye nawe, ntabwo ari uruhare rw'abayobozi b'itorero gusa, si uruhare rwa field, ni uruhare rwanjye nawe. Nkazana umusanzu wanjye, nawe ukazana uwawe, kugira ngo inzu y'Imana ibashe kuzura. Rero turabashimiye, twari turi kumwe na engineer, turabashimiye kandi tubifuriza imirimo myiza. Murakoze cyane, murakoze. Nkuko munabivuze, nanjye sinabura icyo nakongera kuvuga kuri buryo twese twashyira hamwe. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, n'ibitabo bya Adventiste wa 7 ku ipaje ya 289 hari amagambo meza nashishikariza abizera. Baranditse ngo insengero zacu zigomba kuba ziciriritse ariko zitari munsi y'amazu tubamo. Basobanuye uburyo zaba zikomeye, ari nziza kandi zihesheje Imana icyubahiro. Reka rero dushishikariza abizera, buri umwe wese ku mbaraga ze uko zingana agira icyo akora kugira ngo iyi nzu yubake yuzure, tugiye gutangira kubaka. Imana ibahe umugisha. Akabazo k'amatsiko kanyuma, bwana engineer, hari abajene benshi b'Abadventiste ndetse usanga bavuga ati inyubako bwigiye kuzura, ese byo gutanga akazi bimeze gute? Murakoze cyane. Mu bintu byo gutanga akazi ni ngombwa guha akazi uhereye aho igikorwa kiri gukorerwa. Reka dushishikarize rero urubyiruko rw'itorero kuzaba ruhari kugira ngo tuzabaho imirimo, kandi ni ngombwa kugira ngo tubahereze iyo mirimo, kandi imbaraga zabo nizo zigomba
kubaka runo rusengero bakabona aho bavana bashyigikira umurimo w'Imana. murakoze cyane kandi tubashimiye iyo support muhaye urubyiruko rw'itorero ryacu. Murakoze cyane nawe. Imana ibahe umugisha. Usangire. Merci, tubashimiye mwese mwari mukurikiye gahunda za North West Rwanda Field TV. Tubashimira ko mukomeje kubana natwe kandi tuzakomeza tubakurikiranire umunsi ku munsi uburyo iyi nyubako ya Gate of Hope igenda yuzura. Turabashimiye, Imana ikomeze ibane namwe.